Umugabo wanjye yandongozaga igiti nkamubaza impamvu akora ibyo bintu akambwira ko abakurambere aribo bamubwiye ngo azajya ndongoza igiti. Ubwo rero mwuko kundongoza igiti ntago byari byoroshye, murabyumva umwanya wagenewe kujyamo igitsina ukajyamo igiti ntago haburamo ingaruka cyangwa uburwayi. Naje gukuramo uburwayi ariko muri uburyo bwo kujya kwivuza yahoraga ntera ubwoba, ambwira ko nimgira ikintu mvuga azanyica, akanyereka icyuma azanyicisha. Yabaga yanziritse amaboko n'amaguru kugira ngo navuga, akamfata n'umunwa. Yahoraga ambwira ijambo ngo niko yategetswe. Yabikubwiye ariko umubajije? Yego. Wamubajije mu gihe kingana ute? Nabimubajije umunsi wa mbere kuko nabonaga ari ibintu biteye ubwoba kandi ibyo bintu ari ubwa mbere nyine mbibonye mu mateka. Yarambwira ngo niko yategetswe, ngo humura ntago ndi bukubabaza. Ariko mu by'ukuri ntago naburaga kubabara kubera ko hari igihe cyageze no kugenda bikajya binanira. Hari igihe cyageze no kugenda ngo bikajya bikunanira. Ese ubwo buzima wabayemo uhanganye n'ibyo bigeragezo cyangwa se n'ibyo twakwita ibibazo, wabyakira gute cyangwa niki cyagushobojaga kuba wakwihangana kugeza igihe ushobora kumara umwaka uhanganye n'icyo kibazo cyo kuba umugabo wawe wita umugabo wawe akurongoza igiti? Ari nararwaye hahamuka, nari meze nk'umusazi. Mu by'ukuri nanjye bwagezeho mera nk'umuntu ubaye igiti, nkumva nta kintu bimbwiye, nkavuga ati n'ubundi nariyakiriye, uru nta rupfu rurenze urunguru. Ndabyakira nyine ndatuza, ndavuga ni buriya igihe Imana izashakira izashyiraho iherezo kuri ibi ngibi. Niko wiyakiriye uvuga? Yego. Nta gihe wigeze kwiheba bitewe n'ubuzima uri gucamo cyangwa n'ibibazo? Nahoraga ndira, ntago nigeraga nijya, nahoraga ndira igihe cyose, nahoranaga umubabaro, nagiraga ububabare bw'indani, nkagira n'akandi gahinda k'ibintu biri kumbaho k'ibyo ndi gukorerwa. Ndagira ngo utubwire neza, ese ubwo hari mu gihe yakoreshaga icyo giti, mu gihe yagira gute wenda hari yatumaga urangiza cyangwa wabaga warangiza? Ibyo ntabyo narinzi pe, ntago nari mbizi kuko ni ibintu byari bikomeye cyane, bigoye ko icyo wagera ku byishimo. Ntago waba uri gufata umuntu ngo ujombe igiti uwo muntu yumva ibyishimo, ahubwo numvaga ububabare bukabije cyane. Ni ukuvuga ngo icyo gihe nyine amaze kuntera inda yahise agenda kuko yarabiketse ko nazamurega. Oya, mbere yaho, mbere mutarabyara? Mbere yaho yahoraga ntera ubwoba, akanyereka icyuma, akanyereka. Dusubiramo amagambo yavukubwiraga? Yarambwiraga ngo biriya byuma biri hariya nuramuka ugiye kuvuga ko ngo ukoresha igiti nzahita mbikwicisha, n'umurambo wawe ntago bazawubona. Ko yarakubwiraga. Ntagira ngo abanyarwanda ahangaha tuze gusobanukirwa ndetse n'abakoresha ururimi rw'ikinyarwanda, we yarakubwiraga ngo nujya kundega nzakwica, ko ngurongoza ibiti cyangwa se ko ngurongoza igiti? Yego. Nzakwica. Ko yahoraga ambwira. Yazaga buri gihe nahamutse kuko yakizanaga nkireba, ngahita nirukanka inzu yose nkayimara. Icyo giti yakizanaga ukireba? Yamaraga nk'iminota ingahe akigukoresha? Iminota 10. Iminota 10 akoresha igiti? Bikari wakabi. Yes, reka nongera ngo suhuze wowe dukurikirana 5/5 kuri Bikari TV show, amahoro y'Imana abane nawe aho waba uherereye. Abari kumva ijwi ryanje babanze bihangana, iri jwi murabizi ko nsanzwe mvuga, ariko kubera indwara ziriho muri iyi minsi cyane cyane amanjine n'amagripe bimereye nabi, kandi munamfasha kunsengera kugira ngo mbashe gukira. Uyu munsi rero ahangaha murimo kubona dutangiranye n'umumama, ndagira ngo abibwire n'ubwa mbere mumubonye kuri Bikari TV show, ariko ndagira ngo atangire yibwira abakunzi cyangwa se abakurikirana ibiganiro bya Bikari TV show. Turakwakiriye.
murakoze kunyakira kuri Bikari TV show. Nitwa Aline, ndi umusingo mada cyangwa ndi umufiyemeri. uri umusingo mada cyangwa se umufiyemeri. Abenshi baribaza ngo Alice hajyane Aline ni Alice. Aline ya. Aline uri umusingo mada uri fiyemeri, byagenze ute cyangwa wisanze mu buhe buryo ese uri umugabo mwabyaranye kugira witwe umufiyemeri byagenze ute? Murakoze. Mugabo twabyaranye kugira ngo nitwe umufiyemeri cyangwa umusingo mada. Mu by'ukuri ni urugendo rurerure, ni urugendo rukomeye wihangane kugira ngo iyi nkuru akenshi iyo ngiye kuyivuga mpita numva mfashwe n'ikiniga, kuko ni inkuru y'ubuhamya navuga ngo bwakomeretsa imitima y'abantu. Nanjye ubwanjye bwansigiye igikomere ntazi igihe kizarangirira. Ukuntu nisanze ndi umufiyemeri, mu by'ukuri bwari ubuzima, kubera ubuzima bukomeye bukakaye nari ndimo, naje guhura n'umuntu dusa nkaho dukundanye, ariko byambuza uko ngira. Mu ruhande rwanjye ntabwo nari mfite urukundo rwo kuba navuga ngo nkunze umuntu bitewe n'ubuzima naciyemo, ariko yarambwiye ati rero wowe kubera ko nta cyerekezo ufite ngwino tujyane tubane. Ariko mu by'ukuri nari nzi ko ngiye kubana n'umuntu, ariko nasanze ari inyamaswa. Ni umugabo wakubwiye ngo ngwino mubane? Ni uwo mugabo wabimbwiye. Inkuru yawe rero nkumva hari benshi cyane bategereje kumva ukuntu bimeze. Uwo mugabo akikubwira ngo muze mubane, yakubwiye ko mugiye kubana mu ruhe buryo? Yambwiye ko tugiye kubana nk'umugore n'umugabo. Ubona uko ngo wari ushatse? Yego nari nshatse nyine nk'uko abandi bashaka, ubwo tutari twarigeze dusezerana. Mu by'ukuri ngeze muri urwo rugo nahahuriye n'ibintu bikomeye cyane. Ibintu navuga ngo birakomeye. Bwa mbere nyine umugabo njye nari nzi yuko nyine ari wa mugabo, ko nyine abandi bakora imibonano nawe ariko ari bubigenze. Mu by'ukuri ntabwo yahise anyiyereka uko yari ari. Bwaje kugera ubwo muri cya gihe nyine ashatse nk'uko umugabo ashaka umugore, we muri cya gikorwa ntabwo yigeraga akoresha igitsina cye nk'uko abandi aricyo bakoresha. Ntabwo mu gutera akabariro ntabwo yigeze akoresha igitsina cye? Oya, ntabwo yigeze akoresha igitsina cye. Yari afite igiti kibaje nk'umuhini w'isekuru. Ihangane tubwire inkuru yawe neza noneho ndumva nanjye aho bigeze, icyo yakindenze ndumva aho bigeze, nanjye nshaka kuyumva. Byagenze ute? Mu by'ukuri ni nk'iyicarubozo yankoreraga. Yari afite igiti kijya kungana n'iyi mikoro, cyari kibaje nk'umuhini w'isekuru. Ihangane. Nicyo yari ari kujya ko niyo cyo yajyaga akoresha. Nicyo yajyaga akoresha mu gihe muri gutera akabariro? Gutambuka. Ndagira rero tugende gake gake tubwira abantu, kuko twese se twumva ikinyarwanda kimwe cyangwa kugira ute. Mu gihe yajyaga kuba yakurongora yakoreshaga igiti. N'icyo giti yajyaga akoresha yari yarakibaje, wagira ngo ni nk'icyo yari yaraguze mu isoko, kuko ukuntu cyari giforumye. Zamuho ka mikoro. Cyari giforumye n'ubundi nk'igitsina, uko cyari kimeze. Iyo yajyaga kugikoresha yafataga amavuta akansiga n'icyo giti nacyo. Ni uko ngo yafataga igitsina cyawe agasiga amavuta. Nuko nawe agafata na cya giti kiwe gishushanyije mu buryo bw'igitsina nacyo akagisiga amavuta, nuko akagishyira mu gitsina cyawe. Nuko akagishyira mu gitsina cyawe? Biri seriyese cyangwa? Niko yajyaga abigenza. Nuko agenda amenyereza. Ihangane, ariko tubwire ihangane rwose, bibaho kandi birababaje. Yabikoze igihe kinini. Yabikoze igihe kingana ute? Yabikoze nk'umwaka.
cyangwa amezi 8. nuko ngo yakoze umwaka akurongoza igiti. Yego. Yabaje mu buryo bw'igitsina ciwe. Mu buryo bw'igitsina ciwe. Akoresha igiti. Akoresha igiti. Kuko mu bigaragara yarameze nkaho we wagira ngo nta gitsina afite. Kuko igihe cyose kubera ko yarambwiraga ngo nujya kundega nzahita nkwicisha. Yaravuga reba hano itonde kandi tugendane neza 5 kuri 5 kandi wihangane ureke kunama cyane abanyarwanda kugira ngo babashe kuba bakubona neza ndetse nabumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Turagira ngo utubwire neza, yarakubwiye ngo nuramuka ugiye kumurega azahita nyica, azahita kwica. We yavugaga ko nujya kumurega ibiki? Yambwiraga ko ninjya kumurega ko akurongoza igiti. Yego, abikoresha igiti. Azahita ajya kunyica, akambwira ko ngo ari amahame agenderaho, ngo nawe yabitegetswe, ngo abari kazajya bigenza. Rero kubera ubuzima nari ndimo, nabonaga nyine nta yandi mahitamo, kuko n'ubundi ntaho nari mfiteho kujya, ntaho nari mfiteho kuba yankurikirana ngo amburanire cyangwa abe yamfasha. Nakomeje ndihangana ngumwa muri ubwo buzima, kuko yari yaranteye ubwoba. Ntago yatumaga nsohoka ngo ngende njya abandi bari. Yaragendaga imfunguza akazitwara, akamfungira mu nzu. Telefone yari yarayinyambuye. Ese wowe ntabwo wigeze umubaza ese kuki udakoresha igitsina cyawe ahubwo ukifashishije igiti? Wenda hari igihe bwaba bwari uburwayi bwe, ariko ntabwo wigeze umubaza? Ngiye narabimubajije, yahoraga ambwira ijambo ngo niko yategetswe. Yabikubwiye ariko umubajije? Yego. Wamubajije mu gihe kingana ute? Nabimubajije umunsi wa mbere, kuko nabonaga ari ibintu biteye ubwoba, kandi ibyo bintu ari ubwa mbere nyine mbibonye mu mateka. Yarambwira ngo niko yategetswe, ngo humura ntago ndi bukubabaza. Ariko mu by'ukuri ntago naburaga kubabara, kubera ko hari igihe cyageze no kugenda bikajya binanira. Hari igihe cyageze no kugenda ngo bikajya bikunanira. Ese ubwo buzima wabayemo uhanganye n'ibyo bigeragezo cyangwa se n'ibyo twakwita ibibazo, wabyakira gute cyangwa niki cyagushobojaga kuba wakwihangana kugeza igihe ushobora kumara umwaka uhanganye n'icyo kibazo cyo kuba umugabo wawe wita umugabo wawe akurongoza igiti? Ari nararwaye hahamuka, nari meze nk'umusazi. Mu by'ukuri nanjye bwagezeho mera nk'umuntu baye igiti, nkumva nta kintu bimbwiye, nkavuga ati n'ubundi nariyakiriye, uru nta rupfu rurenze urunguru. Ndabyakira nyine ndatuza, ndavuga ni buriya igihe Imana izashakira izashyiraho iherezo kuri ibi ngibi. Niko we yakiriye uvuga? Yego. Nta gihe wigeze kwiheba bitewe n'ubuzima uri gucamo cyangwa n'ibibazo? Nahoraga ndira, ntago nigeraga nijya, nahoraga ndira igihe cyose, nahoranaga umubabaro, nagiraga ububabare bw'indani, nkagira n'akandi gahinda k'ibintu biri kumbaho, k'ibyo ndi gukorerwa. Ndagira ngo utubwire neza, ese ubwo hari mu gihe yakoreshaga icyo giti, mu gihe yagira gute, wenda hari yatumaga urangiza cyangwa wabaga warangiza? Ibyo ntabyo narinzi pe, ntago nari mbizi, kuko ni ibintu byari bikomeye cyane, bigoye ko icyo wagera ku byishimo. Ntago waba uri gufata umuntu ngo ujombe igiti uwo muntu yumva ibyishimo, ahubwo numvaga ububabare bukabije cyane. Nta munsi n'umwe mu mwaka mwamaranye cyangwa mwamaranye umwaka? Yego. Mu mwaka mwamaranye nta gihe na kimwe yigeze afata igitsina cyangwa gashira mu gitsina cyawe mu buryo buteganya cyangwa mbese mu busanzwe ngubw'umuntu nyine mu bumuntu, cyangwa nta yakoreshaga igiti buri gihe? Icyo yakoreshaga yambwiye ko yari yarabitegetswe. Nta munsi n'umwe wigeze mubikora mu sex mugakoresha igitsina cye? Kereka rimwe gusa niho byabaye, byari uriya mwana. Icyo gihe byagenze ute? Icyo gihe yaraje, arangije aravuga ngo ubu noneho ngo abakurambere banyemereye, ubu noneho nanjye nakora igikorwa cy'abagabo. Ihangana ariko. Arangije rero niko kubigenza kuriya,
ego niko kubigenza kuriya uriya mwana ufite uriya nyine ni uwo twabyaranye mu mwaka mwabyaranye mwabikoze rimwe ahita gutera inda yego ni nabwo yahise agenda aracika witonde noneho turagira aho ngaho nibwo mwabikoze rimwe murabyarana nta gihe se na rimwe wigeze kujya kuba wabibwira abayobozi mu buryo bwo gushaka ubutabera ni ukuvuga ngo icyo gihe nyine amaze kuntera inda yahise agenda kuko yarabiketse ko nazamurega oya mbere mutarabyara mbere yaho yahoraga ntera ubwoba akanyereka icyuma akanyereka dusubiramo amagambo yavukubwiraga yarambwiraga ngo biriya byuma biri hariya nuramuka ugiye kuvuga ko ngo ukoresha igiti nzahita mbikwicisha n'umurambo wawe ntabwo bazawubona ko yarakubwiraga ntagira ngo abanyarwanda ahangaha tuze gusobanukirwa ndetse n'abakoresha ururimi rw'ikinyarwanda we yarakubwiraga ngo nujya kundega nzakwica ko ngurongoza ibiti cyangwa se ko ngurongoza igiti yego nzakwica ko yahoraga ambwira yazaga buri gihe nahamutse kuko yakizanaga nkireba ngahita nirukanka inzu yose nkayimara icyo giti yakizanaga ukireba yamaraga nk'iminota ingahe akigukoresha iminota 10 iminota 10 akoresha igiti mu minota 10 akoresha igiti nta gihe byibura wigeze kumva muri wowe intani mu gitsina cyawe mu buryo udashobora gutambuka nangwa se byambayeho cyane byambayeho igihe kinini kugenda bikananira ngahora mbabara hasi ari nubwo navaga n'amaraso yankomerekeje hari igihe yazaga yasinze akabikorana imbaraga ihangane disi ihangane yakoreshaga icyo giti cyari gifite ubunini bungana gute ntago nagereranya ngo ubunini bungana gute ariko ntago cyari gitoya nta nubwo cyari kinini ntabwo cyari gito narababaraga cyane ntabwo cyari gito none ntabwo cyari kinini ihangane disi ihangane nta bantu nta famiye ufite wari kujya gutura agahinda cyangwa wari kuvayo ukagenda ni ukuvuga ngo ahantu twabaga twari mu gipangu cya twenyine twabaga ahantu bita Ziniya Kicukiro Ziniya yego niho twabaga urumva umuryango wanjye nta kontagite kuko yari yaranyambuye telefone ntabwo najyaga guhaha ibintu byose yarabizanaga ni wowe wigiraga ku isoko yego ibintu byose yarabizanaga tuwarete yari iri mu nzu ibintu byose byakorerwaga mu nzu ihangane yajyaga kugenda imfunguzo zose akazijyana ku buryo ntari kubona nuko nasakuza cyangwa ngo mvuze induru nuko ngo imfunguzo zose yarazijyanaga noneho yamara kuze kandi yagendaga nteye ubwoba akambwira ngo ninibeshya nkamena ikirahure ngo ngiye gutabaza ngo azankurikira naho azansanga azanyica n'ubundi niko yakubwiraga ahari ntabwo nta n'umunsi n'umwe yigeze yicara kubwire impamvu arimo akwica urubozo ntabwo yigeze abimbwira ko wabonaga ku manywa ameze nk'aho ari muzima ariko nijoro iyo yatahaga wabonaga yahinduye isura wabonaga yahinduye isura ihangana numva ariko ari ibintu bibabaje abanyarwandakazi murumva inkuru y'uyu mwana w'umukobwa cyangwa se y'uyu mumama w'umwana umwe uburyo byagenze ndagira ngo tukiri hagati hano uvuge nimero yawe mu bashaka kuba bagusobanuza cyangwa se bagira ndagira ngo umanze avuga nimero yawe ubundi bindi tubikurikizeho 078 23 59 53 7
ndagira ngo noneho iyo nomero umaze kuyivuga abanyarwanda abanyarwandakazi iyo nomero mbahaye mbavu nemeye kuyivuga ndagira ngo basi nawe uruhande umuhamagare asigaye umwibarize umubaza impamvu uko byagenze ubu ngubu noneho yaje no kumbwira yuko afite ikibazo cy'inzu afite ikibazo cy'ibyo kurya ubu ngubu aho umugabo yagutaye bimeze gute aho nyine naje gutandukanira nawe naje kubyara uwo mwana mu by'ukuri ubuzima bwakomeje kungora njye nyine ntawe umfasha kandi mw'ibyo byose yakoraga haje kuvamo uburwayi bwo mu myanya myibarukiro haje kuvamo ikibazo ubu ngubu mbonye ubufasha nyine najya kwivuza abaganga bakankurikira warwaye iki yaranyangije hari nyine hari imitsi igenda igira nyine hari ukuntu ujya kwa muganga bakareba bakabona harimo ikibazo bakakubwira bati tuzagukurikirana tuzakuvuza ni gutyo barakubwira ngo bazakuvuza bazamvura ariko nabuze ubushobozi bwo kuba najyayo n'ubu ngubu mfite taransiferi ariko nabuze ubushobozi ko numva ari ikibazo ko numva bitoroshye ubuzima kurya ni ikibazo aho kuryama umwana kwiga inzu ubuzima bwakomeje kugorana dushobora kumara n'iminsi 5 tutari twarya mushobora kumara iminsi 5 tutari twarya mutararya abaturanyi bitewe abo mwari muturanye nta muntu w'inshuti yawe wigeze kubwira mu gihe umugabo wawe yari ahari mu by'ukuri ubwo buzima nabayemo nta nshuti nari mfite kuko nabagaho mu buzima nigunze mu buzima bwo kwiheba mvuga nti ejo cyangwa ejo bundi nshobora gupfa ashobora kunyica urumva nta hantu nari guhurira n'inshuti nta hantu wari guhurira n'inshuti yego ko numva ari ibintu bikaze ndagira ngo umugabo wawe umbwire yabaga mu rugo igihe kingana ute mu gihe mwari mubanye ataragenda yabaga ari mu rugo mu gihe kingana ute yamuraga igihe kingana ute yatahaga ryari nijoro yatahaga 2:00 akongera kujya mu kazi 2:00 za mu gitondo akongera gutaha 2:00 yagendaga mu kazi mu gitondo 2:00 agataha izindi 2:00 za nijoro yasinze yanyweye inzoga yanyweye itabi nagiye mugabo wawe wenda ntabwo yagiraga ingeso kujya kugenda akarara mu gasozi hoya ntabwo yigeraga arara mu gasozi kuko yabaga afite ubwoba ko arasanga namucitse cyangwa yabaga yifitiye undi mugore akunda wowe atagukunda nabyo bikaza kuvamo icyo ngicyo we akakubesha ngo nabakurambere bawe bamutegetse ibyo nabyo nyine narabitekereje kuko urumva ariko icyo gihe iyo uri mu ubwo buzima ameze nk'aho ari nk'ibintu yaguhaye ubwenge buhita buva ku gihe nta kintu n'ukuri mu by'ukuri nta kintu utekereza kizima kuko aba yamajije kukuroga yego n'ukuri aba yarangije kukuroga ko numva ari ibintu bitameze neza ubuzima butoroshe mu bibazo wahuye nabyo nunuhe munsi wigeze kumva kwiyahura ni hari habaye iki tubwira umunsi utubwire n'icyari cyabaye tubana niyahuye inshuro 3 biranga ndagira ngo niyahuye inshuro 3 biranga namanitse supaneti njyamo hejuru parafu hahita haroboka nikubita hasi harobotse ugiye kwiyahura ngiye kwiyahura nayiziritse indi nshuro nanyweye umuti w'inyanya yari yarahingishije ndawunywa nabwo biranga ikindi gihe nabwo nanyweye uyu muti wica imbeba ubwo biranga bibaye inshuro ya 3 mu by'ukuri wiyahuye inshuro 3 unywa n'iki unywa n'umuti wica imbeba ndetse n'uwo bashyira mu nyanya ibiranga ko numva ari ikibazo ndagira ngo ugire icyo wisabira abakunzi ba Bikari TV show ndagira ngo mu kiganiro kigufi dukoze tuzagaruka noneho undi munsi dufite umwanya ariko mbibutsa yuko abanyarwanda abanyarwandakazi
uyu ni umumama wahuye n'ibyo bibazo ingorane ndetse n'ibyo bigeragezo byose mwumvishe haruguru ndagira ngo mumutere inkunga abashe kuba yakwishura inzu abashe kuba yakwivuza urumva ni ibintu nagira ngo wongere usubiremo nomero yawe tena 0782 aho uri ubu ngubu inzu Nyiribyondo mumeranye gute aho ndi Nyiribyondo yamaye pirive ya mbere yararangiye ndi mu ya kabiri izarangira ku itariki 12 ari muri pirive ya mbere iya kabiri ese wenda tutarasoza ikiganiro cyacu nta gihe kimwe wenda wigeze kuvuga ngo ibi bintu ndabirambiwe ukaba wakwigararambya ndi mu rugo turi kumwe yari inyamaswa ntago wakwigaragambya imbere yiwe yabaga yanziritse amaboko n'amaguru numva ari danje numva ari ibibazo bikomeye abanyarwandakazi rero murabizi ko ibiganiro byacu nakagaruka kandi nawe niba ufite inkuru waduhamagara kuri 0787 kugira ngo nawe tubashe kuba twagukorera ubuvugizi cyangwa se twakubariza nawe ibindi bibazo bitewe n'inkuru wowe ushaka kuba watangaza cyangwa se ibyo kuba washira hanze ndagira ngo nawe ugire icyo wisabira abakunzi ba Bikari TV Show kugira ngo unababwiye mbese ibyo wababwiye babikurikirana ndagira ngo uzamure ka mikoro gake ugashiraho ngaho turebe ubundi ubahereze ubutumwa ndetse unabwire n'abana b'abakobwa bashaka abagabo ariko batazi abagabo bashatse abaribo ego murakoze ndagira inama abana b'abakobwa cyangwa abo bita abafiyemeri cyangwa abagore badafite abagabo kujya gushakana n'umuntu utazi nukuri bajye babanza bitonde bagenzure uwo mugabo ntago nari nzi wabo yari yarahampishe mu byukuri naje gusanga n'amazina yambwiye atarayukuri naje kuhashakisha ndahabura ubwo rero bajye bitonda babanze bagenzure bamenye neza uwo bagiye kubana uwo ari we niyo nama nabagira yo kudapfa kwishora ngo umuntu wese ubabwiye ngo ngwino nkugire umugore ngo baze bitewe n'ubuzima barimo niyo nama nabagira yego niyo nama wabagira kutishora bitewe n'ubuzima cyangwa imibereho hari igihe ushaka kugenda ari urupfu ugiyemo bikarutwa nuko wagumaho wari wibereye yego yes abanyarwanda rero murabyumva ndagira ngo ibiganiro byacu murabizi ko ari akagaruka mumufashe nguko nawe ufite umutima wo gufasha abashe kuba yarira umwana no kubaho neza mu buryo bumwe cyangwa ubundi ndabakunda cyane rero ciao ciao inkuru yanjye njyewe umugabo wanjye yandongozaga igiti nkamubaza impamvu akora ibyo bintu akambwira ko abakurambere aribo bamubwiye ngo azajya ndongoza igiti ubwo rero mwuko kundongoza igiti ntago byari byoroshye murabyumva umwanya wagenewe kujyamo igitsina ukajyamo igiti ntago haburamo ingaruka cyangwa uburwayi naje gukuramo uburwayi ariko muri uburyo bwo kujya kwivuza yahoraga ntera ubwoba ambwira ko ningira ikintu mvuga azanyica akanyereka icyuma azanyicisha yabaga yanziritse amaboko n'amaguru kugira ngo navuga akamfata n'umunwa